Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icicikanye ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwohereza n'izindi screenshot z'amavideo ye urumva umuntu telefone umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye. Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe Jesus Christ. Yafashe telefone yawe ayikorera copy muye. Yego. Hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no gumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo. Ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Pole sana. Ugomba kumenya ntabwo as long if video yagize access kuri telefone yawe kuko gufata video nabira bintu twabonye ngiye bira narabibonye ndapfusha bora ibintu ntashobora kugira hari ntashobora gushyira hanze hari n'ibintu ntashobora kugira abantu wigeze ubona bivugaho nabinyuraga hejuru nuko ndapfusha nyuma yaho waje kuganira nawe cyangwa byarangiye uko byarangiye gutyo ngewe rumva nabuze ikindi kintu mvuga nahise mbase uyu muntu ubundi avuga iki nawe ubundi ko ntabwo wagiye kwishinganisha kuri RIB wagiye kwishinganisha kuri RIB urabibasobanurira you are safe ibintu bimeze fresh nukuvuga ngo hagize ikintu kijya hanze kiguharabika ibyo yabigize cyabaye tamuzirika na oya you're good naho telefone twese zacu zose urumva ibintu birimo biteye ubwoba ku buryo udashobora kugira biramutse igiye mu ntoki z'undi muntu bikajya hanze na chat zanjye nawe n'izundi wari we wese ntabwo ari izo kujya ku karubanda hari ibiganiro biri hagati y'abantu babiri telefone bibitse ibintu byinshi niba yarayikesirira akakora copy ariko se ya mwana tugarutse gatoya kufite impano irenze imwe oya ujya wibijyamo icy'ingenzi ni uko nawe iyo mpano ugifite iyo mpano nawe urayifite nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye ikintu rero urukumva biriya ni ikintu gishobora kuba inkoni zagukubita igihe kirekire aya masaha uramutse ubivanye mu nzira ugomba gutanga ikirego biriya bintu bikagira agategekwa kubivana muri telefone n'ibintu utibuka kugira ngo bitazaba naho yabisakaje bikavuye kugira ngo bitazaba inkoni zagukubita kuko kwiteza imbere uri umuhanzi ufite impano ejo uzaba successful biriya byajya bigaruka bikagukubita bikakubuza amahoro ejo uzakora umuryango niki biriya byaba inkoni twese biriya bijya bitubaho ariko kubera iyi nkubiri n'izi telefone zo muri ibi bihe usanga zitubera baria hari abasaza birirwa bishyura amafaranga ya buri kwezi kugira ngo ibintu byabo bitajya hanze urumva abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe siko bimeze uzajya mu rukundo madamu washobora kutabyakira agomba niba ari umuntu mwabanaga nk'uko bidusobanuriye telefone yawe yarayigizeho access nk'umuntu mwabanaga ntabwo biriya bintu agomba gutegekwa completely ariko kubisiba bitari ibyo izaba baria izaba inkoni gukubita giye natamanje gutekereza ko ari plank wenda ufite indirimbo ugiye gusohora ariko niba atari indirimbo ugiye gusohora bisa nabi kandi nyine buriya nika abantu bagira bahubuka none se buriya dushobora gushwana muri iyo minota ngahe
ndi kubyumva none se pazo si inshuti yawe si inshuti yanjye si inshuti ya n'abandi bantu si none se inshuti byagenze gute wowe ni gute umuntu mwabanye mu nzara wageze mwabonye ibyo kurya ugamutumura mu nzu ntabwo icyo kintu ntabwo ubanye Nyamirambo mu Kavumo ugeze ku Gisozi utuye he harya ubu ngubu Kanombe ubonye amafaranga wegereye ikibuga cy'indege uri hafi kujya muri Amerika wegereye uzagenda erega na Irene yagiye muri Canada gezo baramwirukana ariko yagiyeyo nawe uzajya muri Amerika so urukumva niba mwarabanye mu Kavumo i Nyamirambo kuki wageze Kanombe ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mu kazu gato umva nkubwire rero cyangwa batangiye kubashinja ubutinganyi ariko so mugani kubana n'umugabo mu nzu mugenzi wawe numva nkubwire ikintu buriya niko abantu rero ntago bajya bambera ari menshi ntarenga amezi 6 tumenyanye nawe ariko nawe wizera vuba umuntu umenye mu mezi 6 afata telefone yayigiraho access buri kintu kimwe ukuntu byagenze sinakubwira twahuye ngiye telefone yanjye yarapfuye biba ngombwa yuko ibintu byanjye hafi ya byose bikurikiranira muri telefone yiwe amakuru avuga ko se Pazo yashaka kurya umugore wawe byo byaba bifitanye isano n'ukuri oya agari byo nase ni gute umudamu ari gutungwa n'abagabo babiri mu nzu abana n'abagabo babiri mu nzu umwe atari uwe wari ufite rezo ahantu naho ubundi inzu ukuntu yari setinze nta hantu byari bihuriye ikintu nanze ni ukumva yuko mfite meze nk'ufite kampani buriya mwari mufite dushe imwe wapi byari bitandukanye cyane mwahuriraga mu gikoni twahuriraga muri salo ngahibaze rero madamu yagiye kureba ka televiziyo wagiye muri studio Pazo nawe akabyuka yambaye box agasanga madamu mu gatenge yayimushinga ko yayimetarikosha warebye kure ni isomo ry'ubuzima trust nobody ntabwo ugomba kugira wigira access ibintu byawe by'ibanga abantu ni babi umuntu yakurimba yakukunkumura ntabwo yampano yigeze niri na rimwe ariyo mpamvu nshaka kushishikariza no kubwira buri wese uri hano kakubwira ko yampano ni victime yampano yaragambaniwe arandarikwa araharabikwa